Conceiving a baby boy mu rurimi rw'icyongereza, icyo mu kinyarwanda twita gutwita umwana w'umuhungu. Muri iyi videwo ngiye kubereka uburyo bune wakoresha ukabyara umwana w'umuhungu. Muri iki gihe buri muryango wose uba ufite igitsina cy'umwana ushaka kubyara. Nimba wowe ushaka kubyara umwana w'umukobwa, byandike muri comment nzagukorera iyi videwo ubutaha. Naho nimba ushaka kubyara umwana w'umuhungu, igira hino ngusobanurire ubushakashatsi bwashyizwe hanze bwo kongera amahirwe yo gusama umwana w'umuhungu. Dore icyo usabwa ni ugukurikira iyi videwo yose kugeza irangiye, ugatega amatwi buri jambo ryose mvugira muri iyi videwo, kugira ngo usobanukirwe neza uburyo bune bwo kongera amahirwe yo gusama umwana w'umuhungu. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2008 ku miryango 927 bwerekanye ko igitsina cy'umwana gishingira cyane cyane kuri se. Ubu bushakashatsi bwanavuze ko atari gusa koromozome iri mu ntangangabo igena igitsina cy'umwana, ahubwo hari bamwe mu bagabo bafite amahirwe menshi yo kubyara abahungu. Nimba wowe n'uwo mwashakanye mushaka kubyara umuhungu, hari uburyo butandukanye bw'umwimerere mukwiye kumenya mukagerageza mukongera amahirwe yo kuba mwabasha kubyara umwana w'umuhungu. Kugerageza ubu bushakashatsi byabafasha kugera kuri iyo ntego mwihaye. Dore icyo musabwa: mwigire hino, mukurikire kandi mwumve neza ubu buryo buno uko bwakabaye, ubundi mugerageze muhereye ku bwa mbere. Uburyo bwa mbere, uburyo bwo gukoramo imibonano, icyo dukunze kwita Cheetos method. Ubu buryo iyo ubukoreye ubushakashatsi usanga uwabukoresheje neza amahirwe yo kubyara umuhungu aba ari hagati ya 75 ndetse na 95. Nk'uko umushakashatsi Shito yabivuze, intangangabo nka kuriya tuyibona n'amaso iba igizwe n'intangangabo ebyiri, nubwo twebwe tuba tubona bigaragara nk'igikoma, ariko igizwe n'intanga ebyiri, iya X n'iya Y. Iya Y ivuga umuhungu, iya X ikavamo umukobwa. Iya Y y'umuhungu iriruka cyane ariko igapfa vuba, mu gihe iya X ivamo umukobwa igenda gahoro ariko ikabaho igihe kirekire. Nk'uko umushakashatsi Sheto yabivuze, gukora imibonano mu buryo butuma intangangabo zishyirwa hafi y'inkondo y'inda cervix bishobora kongera amahirwe yo gusama umwana w'umuhungu. Ibi bifasha intangangabo zifite koromozome ya Y, ariyo twavuze ivamo umuhungu, kwegera ku mura w'inda vuba. Dore uburyo bwo gukoramo imibonano Sheto avuga: buba bufite amahirwe 75% kugera kuri 95 yo kubyara umwana w'umuhungu. Ubu buryo Sheto agaragaza bwo gukora imibonano, iya mbere ni ukuba umugore ari hejuru, umugabo ari hasi, umugore akajya yicaramo. Uburyo bwa kabiri
gukoresha k'inyuma. Umushakashatsi Sheto yavuze ko iyo umugabo arekuye inanga muri gukoresha ubu buryo bubiri haba hari amahirwe menshi yo kubyara umuhungu agera kuri 75% kugera kuri 95%. Uburyo bwa kabiri, kugena indyo, diet regulation mu rurimi rw'icyongereza. Ubushakashatsi bwo mu kinyamakuru Proceedings of the Royal Society B bwerekanye ko abagore barya indyo ifite sodium, umunyu na potassium nyinshi bashobora kugira amahirwe menshi yo gusama inda y'umuhungu, ndetse uyu mugore akaba arya ibiribwa bifite alkaline cyangwa se bidasharira bishobora gufasha kubyara umwana w'umuhungu. Urugero dusangamo epinari, inyanya, karoti, amafi, ibigori, ipapayi na watermelon. Hari n'ubushakashatsi bwerekanye ko abagore bashaka kubyara abahungu bakwiye kurya ibifite potassium nyinshi. Urugero ibitoki, ibijumba n'ibishyimbo by'umweru. Uburyo bwa gatatu, igihe cyo gukora imibonano. Ubushakashatsi bwerekana ko igihe cyo gukora imibonano kigira ingaruka ku gitsina cy'umwana uzavuka. Ni ukuvuga ko iyo ushaka kubyara umwana w'umuhungu ari ugukora imibonano hafi cyane y'igihe cya ovulation, by'umwihariko mu masaha 18 akurikiyeho. Ni ukuvuga ko mu gihe igi ryahiye rikarekurwa rikajyaho ritegerereza intangangabo, utegereze byibura amasaha 12 ubundi ugahita ukora imibonano. Aha haba hari amahirwe 90% yo kubyara umwana w'umuhungu. Uburyo bwa kane, IVF. Uburyo bumwe bwo guhitamo igitsina cy'umwana ni IVF. Aha ni igihe umubyeyi aba ashaka guterwa intanga. Iyo umubyeyi agiye guterwa intanga ni ngombwa yuko ahitamo nimba bamutera intanga z'umuhungu cyangwa intanga z'umukobwa. Aha uba wizeye neza 100% ko nubyara bitewe n'intanga wahisemo baguteye uzabyara umuhungu cyangwa ukabyara umukobwa. Kubera ko twe twavugaga ku bijyanye n'ababyeyi bashaka kubyara abahungu, hano kuri IVF umubyeyi azahitamo bamutera intanga z'umuhungu. Icyitonderwa, aya ni amayeri impuguke mu buzima zashyize hanze abantu bashobora kugerageza, ndetse afite n'amahirwe menshi cyane yo kuba umubyeyi yasama inda y'igitsina ashaka, ariko nta gihamya cy'ubushakashatsi bwakorewe mu buryo bwa siyanse kibyerekana neza. Gusa igihari ni uko aya mayeri akora kandi akaba afite percentage nini cyane. Abahanga bize cyane byinshi bafite amashuri menshi atandukanye bagenda bakoresha nabo ubu buryo. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye ND The Wiser. Nimba video zanjye hari ikintu zigufasha, kanda subscribe, ukande like, unazisangiza abandi. Nimba hari igitekerezo cya video ufite twazagukorera ubutaha, cyandike muri comment.